ku nama yabaye kwa 11 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 ubwo abagaba bakuru b'ingabo za Tanzania, ingabo za Malawi, ingabo za Afurika y'Epfo bateranaga bari kureba uburyo izi ngabo za SADC zava hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigataha zikajya iwabo. Ni nama yabereye Dar es Salaam. Hanyuma ikindi rero niba mubyibuka neza, ibitero bimaze iminsi biri kugabwa hano mu birindo bya M23 hariya Igoma, ibyo ngibyo bishinjwa ingabo za SADC na MONUSCO ndetse na coalition ya FARDC. Noneho bikanongera kuba ibyo bitero byarabaye ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Niba mubyibuka neza aya matariki muze kuyahuza. Iyi nama ubwo yabaga ni mu ijoro ryo kuwa 11 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 bishira kuwa 12 z'ukwa kane umwaka wa 2025, nibwo habayeho gutera hano Igoma, gutera ku birindiro bya M23 bishinjwa SADC, SAMIDRC ndetse na MONUSCO. Aya matariki sinzi niba muri kuyumva. Inama ubwo yabaga cyangwa se igihe inama yari yabaye kuri uwo mugoroba niho ibirindiro bya M23 byatewe. Ni mu gihe uyu nguyu Felix Tshisekedi we ari gusaba izi ngabo za M23 kuva mu bice byose bafashe, yaba Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ngo noneho hakabaho ibiganiro cyangwa se bakagenda bakumvikana. Ibi ngibi rero niba mubyumva cyangwa se niba turaza kubijyanamo neza tukongera tukareba akantu ku kandi tukareba ibyari byo, mu nkundire hanyuma nze kuza mu kanya twongere tubiganireho, twongere turebe ibyari byo, tubisesengure turebe icyo bihishe, cyangwa yuko uyu nguyu Joseph Kabila wabaye perezida wa RDC nawe biri guhwihizwa ko agiye kwinjira mu mutwe wa M23 biri official, akabitangaza biri official nk'uko yabitangaje ubwo yari agiye kwinjira cyangwa se yari atashye mu gihugu cye cyamubyaye, aganira n'ikinyamakuru Jeune Afrique ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Akaba yarinjiye rero, akaba yarageze hano Igoma, akaba yarakiwe n'abaturage bamushangariye, bamwishimiye. Abandi bakavuga ko ngo nta baturage bamwishimira, ngo nta baturage bamukunda, ngo nukubeshya. Abandi bakavuga ko bamukunda. Ese ibintu bya politiki wajya kuri ugasanga ni ibindi ntago byoroshye. Hanyuma rero mu nkunde tubane, ikindi turi buze kuganiraho nuko nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yaganiriye na mugenzi we wa Misiri, uyu nguyu yitwa Perezida Abdel Fattah el-Sisi. Akaba yaganiriye na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri telefoni, baganira ku kwimakaza ubutwererane hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Misiri. Ibi bihugu byombi rero bifitanye umubano ukomeye cyane. Muri politike ho wenda turamutse tuvuze muri politike ni umubano ukomeye, ariko noneho byongeye ku mubano ukomeye cyane ku bijyanye n'ubucuruzi cyangwa se ubwikorezi hagati y'ibihugu byombi, cyangwa se ubukerarugendo cyangwa se amateka yaranze ibi bihugu byombi. Ibihugu byombi bifitanye umubano ukomeye cyane muri ibyo ngibyo nkubwira. Ubwo uyu nguyu minisitiri w'ubwikorezi yasuraga u Rwanda, yageze hano mu Rwanda icyo gihe ari ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa Gashyantare umwaka wa 2024. Akaba yakiriwe na nyakubahwa Dr. Edouard Ngirente, minisitiri w'intebe w'u Rwanda. Hanyuma na perezida uyu nguyu Abdel Fattah el-Sisi nawe akaba yarageze mu Rwanda mu 2017. Yakirwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, rwari uruzinduko rwari rwamaze gutsura umubano hagati y'ibihugu byombi. Hanyuma nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe akaba yaragiyeyo mu mwaka wa 2022, habaho gushyiraho amasezerano cyangwa se gushyira umukono ku masezerano y'ibihugu byombi. Ibyo nabyo turaje kuba tubigarukaho mu kanya. Mu nkundire tuze kugendana neza, tuze kubana neza muri iki kiganiro. Hanyuma ikindi, Neri Pacifique Kayigamba ni umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ni ikiganiro cye cya mbere yagiranye n'ikinyamakuru Igihe kuva yahabwa izi nshingano zo kuba umuyobozi wa RIB. Nicyo kiganiro cya mbere agiranye n'itangazamakuru. Murabyibuka yasimbuye Koloneli Ruhunga. Icyo gihe inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo yahabwaga izi nshingano.
ibyo nabyo turaza kuba tubigarukaho mu kanya, dore ko hari ibyo yatangaje avuga ageneye abanyarwanda ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru bwa mbere, cyangwa se n'igitangazamakuru cyane mu Rwanda gikomeye cyane, bwa mbere agaragaye mu itangazamakuru. Hari ibyo yageneye abanyarwanda muri rusange bari imbere mu gihugu n'abari hanze mu gihugu, hanyuma arongera agaruka no ku buzima bwe yanyuzemo atarahabwa izi nshingano zo kuba umuyobozi wa RIB. Reka mbahe ikaze rero kandi mbashimire, mbabwire ngo mukomeze mukore subscribe, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigera kure, hanyuma ngewe tujye kubana ni Emmanuel nk'ibisanzwe muri ibi biganiro. Murakoze cyane rero, mbahaye ikaze. Tudatinze reka nze mu kanya twongere twiganirire ku biri kubera hano mu Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, n'ibi byose maze kubabwira. Murakoze. Uyu munsi rero nk'uko biri kugenda bivugwa, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiranye ikiganiro na mugenzi we wa Misiri. Kuri telefone ni Perezida Abdel Fattah el-Sisi. Bakaba bagiranye ikiganiro cyagarutse ku kwimakaza ubutwererane hagati y'ibihugu byombi, ubwo n'u Rwanda ndetse na Misiri. Umuvugizi w'ibiro bya Misiri ni Mohamed El Shanwei yatangaje ko iki kiganiro cyabaye ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025, ubwo abakuru b'ibihugu byombi, ubwo n'u Rwanda na Misiri, baganiraga cyangwa se bagarukaga ku buryo hagomba kubaho ubufatanye. General Kamel Al-Waziri yageraga hano mu Rwanda, ni minisitiri ushinzwe ubwikorezi w'igihugu cya Misiri. Icyo gihe ari ku itariki ya 21 Gashyantare umwaka wa 2024, akaba yarakiwe na nyakubahwa Dr Edouard Ngirente. Icyo gihe bakaba baraganiriye kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, nabyo byagarukaga ku bwikorezi ubwo ngubwo birumvikana, n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ariko kugeza ubu ngubu ikintu kiriho nyuma yaho cyangwa se mbere yaho, muri 2017 ni Perezida Abdel Fattah el-Sisi yari yageze hano mu Rwanda, yakirwanya kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Icyari kimuzanye cyangwa se uruzinduko rwe kwari ugutsura umubano hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda na Misiri. Icyo gihe rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyuma yaho mu mwaka wa 2022 nawe yaje kugirira uruzinduko hariya mu Misiri, ubwo habayeho gusinya amasezerano cyangwa se gushira umukono ku masezerano y'ibihugu byombi. Tugiye kuba tugarukaho ibyo bashiriragaho umukono kuri ayo masezerano. Uyu nguyu rero hari muri 2022 nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yarakirwa n'uyu nguyu Perezida wa Misiri ni Abdel Fattah el-Sisi. Ibi ngibi rero bari bashiriyeho umukono kuri ayo masezerano. Ni ukuvuga ngo ikiriho cya mbere byari ibijyanye n'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga. Ikindi cya kabiri itumanaho, byo biraza kujyanirana. Ikoranabuhanga, itumanaho. Ibindi hari ibijyanye n'inzu ndangamurage, amateka ashobora kuba ari hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Misiri. Hanyuma ikindi wenda n'amateka yihariye y'igihugu cy'u Rwanda. Akenshi na kenshi dukunze kubona hari inzu ndangamurage cyangwa se inzu zibitse amateka y'uko wenda u Rwanda rwabayeho rukagenda Rwanda kugeza amagingo aya ngaya mu mwaka wa 2025. Izo nzu ndangamurage rero zikabungwabungwa cyangwa se zikaba wenda navuga ngo ni hakabaho ko hagomba gutunganywa, noneho ko habitse amateka y'u Rwanda hagakurura ba mukerarugendo. Icyo gihe rero cyangwa se ibi ngibi bikaba bivuga ko izo nzu ndangamurage ziba zigomba kubungabungwa ni ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Misiri. Iyo rero tugiye kureba cyane cyane nko ku bijyanye ku nzu ndangamurage, tugiye kureba dusanga ari mu Misiri, ni ahantu habaye amateka cyane, amateka y'Abanyegiputa. Ngira ngo murabyibuka ibyo ngibyo, tugiye muri Bibiliya hariya mu Misiri habereye amateka menshi cyane. Ni amateka menshi cyane avuga kuri Misiri. Ibi rero izo nzu ndangamurage rero haba ku ruhande rwa Misiri ndetse na hano mu Rwanda, izo nzu zikaba zigomba kubungwabungwa zigakurura ba mukerarugendo. Urumva ko n'ubucuruzi ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Misiri. Hanyuma dukomeje gatoya, ari ibijyanye n'urubyiruko rw'u Rwanda ndetse n'urubyiruko rwa Misiri. Babayeho bate cyangwa se bakorana bate? Ibijyanye na siporo, guhugura abadiplomate, hakaza tekinike, hakaza inganda, hakaza ubucuruzi, hakaza ubuhinzi,
hakaza uburezi, ubuzima n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye wenda tutabashe kurondora, tutabashe kuvuga ahangaha. Wajya kurura ugasanga bifitanye umubano mu bijyanye n'ubucuruzi urenze uwa politiki. Iki kiganiro nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yagiranye n'uyu nguyu Abdel Fattah al-Sisi, perezida wa Misiri, cyaje kigaruka ku butwererane cyangwa se kongerera, ni mu kongerera imbaraga ubutwererane mu mishinga bifitanye cyane cyane mu nzego zitandukanye nka ziriya zose twagiye tuvuga. Hanyuma rero ibi ngibi nk'uko biri kugenda bivugwa, nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame akaba yagiranye na mugenzi we icyo kiganiro kuri telefone baganira. Ubwo hari n'ibindi baganiriye, bakaba baganiriye no ku bijyanye wenda n'umutekano muke uri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri 2017 uyu nguyu perezida Abdel Fattah al-Sisi ubwo yazaga hano mu Rwanda gusura igihugu cy'u Rwanda, ambasade icyo gihe zarafunguwe ku ruhande rw'u Rwanda. Uwagiye guhagarara u Rwanda hariya mu Misiri ni CG Dani Munyuza, aba ambasaderi w'u Rwanda hariya mu Misiri. Hanyuma n'uyu nguyu ambasaderi ni Nermine R, akaba nawe yarabaye ambasaderi wa Misiri hano mu Rwanda icyo gihe, nk'uko twagiye tubigaruka cyangwa se nk'uko twagiye tubivuga, hari mu mwaka wa 2017. Noneho muri 2022 nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame nawe akaba yaragiyeyo, hakaza kubaho gusinyana amasezerano hagati cyangwa se gushyiraho umukono ku masezerano y'ibyo bihugu byombi nk'uko twagiye tubigarukaho. Ikindi rero turi buze kuba tugarukaho nuko ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 inama y'abaminisitiri yarateranye iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, yemeza ko uyu nguyu Colonel Pacifique Kayigamba agiye gusimbura cyangwa se asimburwa na Colonel Ruhunga wayoboraga urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Hanyuma ubwo wabaye umuyobozi cyangwa se umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akaba yarabaye Pacifique Kayigamba ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu nk'uko inama y'abaminisitiri yaje ibigarukaho. Nyuma yaho rero akimara guhabwa izi nshingano habayeho indahiro. Nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yakiriye indahiro z'uyu nguyu Colonel Pacifique Kayigamba. Hanyuma ubu ngubu rero akaba yagize ikiganiro n'itangazamakuru, ngo nicyo kiganiro cya mbere kuva yahabwa izi nshingano zo kuba umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Nk'uko yaganiraga rero n'ikinyamakuru Igihe, akaba yagarutse ku buzima bwe muri rusange mbere y'uko ahabwa zino nshingano zo kuyobora RIB. Ikindi kandi arongera anagaruka cyangwa se hari n'ubutumwa yageneye abanyarwanda muri rusange, y'abari mu gihugu ndetse n'abari hanze, ku bijyanye n'inshingano nshya yahawe zo kuyobora RIB cyangwa se intumbero wenda ziriho cyane cyane kugira ngo RIB ibashe gukora neza hano mu Rwanda. Icya mbere rero hari gukora kinyamwuga. Yavuze ko uko byagenda kose hagomba kubaho gukora kinyamwuga, gukomeza ingamba zo gukumira ibyaha biremereye harimo nka ruswa. Akaba yavuze ko rwose agiye uko byagenda kose agiye kuyihagurukira. Ruswa ni Dr François Xavier yabivuzeho, avuga ko cyane cyane mu bijyanye n'ubucamanza, hari ruswa cyane. Hari ruswa cyane, ujya kureba ugasanga hari abo igenda ibangamira cyangwa se hari abo itsikamira cyangwa se hari abadahabwa amahirwe angana biturutse kuri ruswa mu bijyanye n'ubugenzacyaha cyangwa se mu bijyanye n'imanza. Uyu mugabo rero Colonel Pacifique Kayigamba akaba yavuze ko agiye gukumira cyangwa se agiye guhagurukira icyitwa ruswa hano mu Rwanda. Cya gatatu, yasubije abantu bavuga ko RIB ifunga cyane. Hari ubutumwa yabageneye abo bantu bavuga ko RIB ifunga cyane. Birashoboka ko noneho ibyo batekerezaga byo gufunga bishobora kuba bigiye kwikuba cyangwa se bikagabanyuka. Cya kane, yageneye ubutumwa abanyarwanda muri iki gihe cyo kwibuka
jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, harimo ba bantu bagenda bapfobya jenoside, yaba bari hano mu Rwanda ndetse n'abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Dukunze kubabona cyane ku mbuga nkoranyambaga bidoga, bidegembya, bakora iki, bavuga ibiki, bavuga. Uyu mugabo Colonel Pacifique Kayigamba akaba yavuze ko agiye guhagurukira abo bantu aho waba uri hose, waba uri mu mwobo, uko byagenda kose urahagurukirwa. Niba warakanze like, niba warakoze share ku muntu wese wapfobeje jenoside hano mu Rwanda, ugiye guhagurukirwa na RIB. Ingabo za M23 rwose zagize gutya zigafata urugendo n'amaguru, kandi mu mvura, mu bunyereri, bikoreye amasasu aremereye cyane n'imbunda ziremereye cyane. Baragiye berekeza, bari za Nyangezi, ubwo bari muri Kivu y'Amajyepfo, barakomeza bagenda ngo berekeza za Uvira, bavuga ko ariho bagiye, ariko mu by'ukuri ntabwo turamenya niba ariyo bagiye. Abandi bakavuga ko bagiye Fizi, ariko ikiriho cyo nuko ngo imirwano igiye kuzaba. Ni intambara bamaze iminsi bari guteguza Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ubu nayo ku ruhande rwayo yamaze kwitegura. Ikimara kubona uriya murongo ungana kuriya w'abasirikare batonze umurongo bangana kuriya werekeje hariya, ntituzi ngo bagiye he, ntituzi ngo bari hehe, ariko byari mu bice bya za Nyangezi muri Kivu y'Amajyepfo. Abantu bakaba bavuga ko bagiye Fizi, ariko siyo bagiye. Abandi bakavuga ko bagiye Uvira, ariko siyo bagiye. Ariko intambara igiye kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, ni yindi. Bavuga ko nta n'icyatsi kizahasigara. Uyu nguyu ni Colonel Nanga, niwe uherutse kubitangaza, avuga ati intambara turi guteguza Kinshasa, intambara ikomeye. Ni nyuma yuko twari twiteze ko hagomba kuba ibiganiro ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 byagomba kubera hari i Doha muri Qatar. Ibyo ngibyo murabyibuka ntabwo byigeze biba, bakavuga ko byabaye mu muhezo. Ikindi abantu bagaruka bakavuga ko M23 igomba gukora ibishoboka byose ikabanza igakuramo Uvira, kuko Uvira niyo nyirabayazana, nicyo kiraro gihuza ingabo z'u Burundi ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo za Wazalendo wumva, cyangwa se coalition ya FARDC, cyangwa se ziriya ngabo z'Abarundi ziza gusapotinga coalition ya FARDC, bose banyura hariya za Uvira. Iyo nzira rero ikaba igomba bakabanza bakayikuramo. Bamara kuyikuramo, ibyo ngibyo noneho hakaza kubaho iki? Hakaza kubaho ko inzira bayifunze, M23 igakomeza urugendo, cyangwa se igakomeza igasonga mbere, ijya gufata Kisangani, cyangwa se ijya gufata Uvira. Yamara gufata Uvira ikabona gukomeza igenda imbere, hanyuma n'abandi babanyuza hano muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se nehe na hehe hose, urumva bakazagenda bagahurira hehe? Za Kisangani. Nta kindi kintu kizabaho rero, nuko nibamara gukuramo Uvira bizaba birangiye. Ni mu gihe ingabo za SADC zo hari itsinda ryateranye, ni abagaba bakuru b'ingabo za Afurika y'Epfo na Tanzania na Malawi, bakaba barateraniriye i Dar es Salaam ku wa 11 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Icyo gihe bakaba bari gushaka uburyo, bashakaga uburyo izi ngabo za SADC zava hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo vuba na bwangu. Ubu noneho nabo aho bigeze barambiwe. Bikaba byatangajwe rero n'umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo yitwa Generali Mampwanya. Ni Generali Mampwanya Ruzani. Uyu nguyu akaba ari umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo, niwe watangaje ibi ngibi. Hanyuma kongera akavuga ko hari irindi tsinda rya tekinike ririmo gutegura uburyo izi ngabo za SADC zigomba gutaha. Ubwo ni ibijyanye n'uko bazataha, cyangwa se n'ibijyanye n'uko wenda indege ishobora kuzaza ikabatwara, cyangwa se niba hari ubundi buryo wenda bashobora kuzacyurwa, cyangwa se nk'uko biri kuvugwa bakaba bari kuvuga ko bagomba kunyura hano mu Rwanda. Nta wamenya, ibyo byose turiteze, iminsi niyo iduhishiye byinshi, tukazamenya ngo ingabo za SADC zigiye gutaha ziranyura mu Rwanda, cyangwa se hari ubundi buryo bwabayeho, cyangwa se hari inzira yabonetse izi ngabo
za sadeke n'ibikoresho byabo bagomba kunyuramo bagataha. Iryo tsinda rero ntabwo bigeze bagaragaza ngo ese rizarangiza iyo mirimo yaryo ryari. Usanga ikiriho cyo nuko biri mu nzira, biri vuba kandi bitari kera, barabitangaza hanyuma ingabo za sadeke zigataha zikava hariya mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko, niba mubyibuka neza, mu bitero bimaze iminsi biri kugabwa ku birindiro bya M23, ingabo za sadeke zashinjwe kugira uruhare rukomeye cyane cyangwa se kugira ukuboko gukomeye cyane mu bitero byabereye hariya za Goma, ndetse na hariya muri Kivu y'Amajyepfo, hariya ku kibuga cy'indege cya Kavumo no muri teritwari ya Karehe hariya za Masisi horiya hose, batakaza turiya duce tugera ku 8 twose. Bikaba bivugwa ko ingabo za sadeke zabigizemo uruhare rukomeye cyane kumwe na MONUSCO bafatanyije. Bakaba bavuga bati rero generali rero Mampwanya akaba avuga ati twebwe ntabwo twakomeza kwihanganirwa gukomeza gusigwa icyashya kimeze gutyo, ngo ni twebwe turi guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande, ingabo za sadeke nazo zikaba zarakaye, zikaba zivuga ko ngo zitazava hano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyangwa se nk'iryo tsinda rya tekinike ririho ntiwamenya ibyo riri gutegura. Bashobora kuba bari kuvuga ngo bari gutegura uburyo bazataha, ahubwo bari gutegura uburyo intambara igiye kuba bakongera bakubura imirwano, bagafata imbunda bakubura imirwano bakarwana. Niba mubyibuka neza, ni nyuma y'uko Tereza Kayikwamba ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru cyangwa se ubwo yaganiraga n'abantu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo yaravuze ngo sadeke igomba gutaha ijyanye na M23. Icyo yashakaga kuvuga niki? Yashakaga kuvuga ko M23 sadeke igomba gukora ibishoboka byose ikongera ikubura imirwano, ikarwanya uyu mutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Yamara kubirukana, nayo akaba ariho ifata ibikoresho byayo n'ingabo zayo igataha. Ibi ngibi rero bikaba bigenda rero bitari kuvugwaho rumwe abantu bagenda bavuga ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hanyuma ikindi wenda dushobora kugarukaho ni uku kwinjira k'uyu mugabo wahoze ari perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila, nako kwateje impagarara, kwavugishije abantu benshi. Ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Jeune Afrique ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4, akavuga ko agiye kwinjira mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko ntiyavuga ko agiye kwinjira muri M23. Ariko abantu bageze nyuma bavuga ngo agiye kwinjira mu mutwe wa M23. Sibyo rero byari bimuzanye, we yaje kwinjira cyangwa se yaje atashe mu gihugu cye nk'uko yabivugaga. Avuga ko yari amaze igihe kingana n'umwaka mu buhunzi n'imyaka 6 atavuga cyangwa se atareba ibijyanye na politike, ativanga mu bya politike. Akavuga ati rero ndamutse nongeye nkasubira mu gihugu cyanjye, nanjye nkongera nkaba umunyagihugu, nta mpamvu yo kujya gukomeza gusembera kuba hanze k'umpunzi. Oya, reka nsubire mu gihugu cyanjye. Akaba yarinjira rero hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko yari yabitangaje. Akaba yarakiriwe n'abaturage b'Igoma. Hanyuma rero ibi ngibi rero bikaba bikongera kuvugwa ko nyuma yo kwinjira hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, noneho hagiye kubaho ko agiye kwinjira noneho byeruye. Nabyo ngo azabitangaza nk'uko yabitangaje avugira ku itangazamakuru ko agiye kwinjira mu gihugu cye cyangwa se ko atashe. Nabyo ngo azatumira itangazamakuru abivuge ko agiye kwinjira mu mutwe wa M23. Hari kuvugwa byinshi rero, abantu bari kuvuga byinshi, bakavuga bati uyu mugabo naza nta kindi kigiye kuzabaho, ni kudeta. Uyu mugabo naza birumvikana azaba agiye guha imbaraga M23. Nta kindi kizabaho, ni uguhirika ubutegetsi bwa Kinshasa niyihuzana. Bakavuga byinshi nyuma y'uko urugo rwe ejo bundi ngo rwasatswe n'ingabo za FARDC cyangwa se na coalition ya FARDC, aba ba FDLR, Wazalendo, bose baragiye bitura mu rugo rwe barasaka. Ni byinshi cyane biri kugenda bivugwa, ariko bitari kuvugwaho rumwe. Ni nyuma y'uko bamwe bamwishimiye, abandi bakaba batamwishimiye. Bikavugwa ko uyu mugabo ngo nta mukongomani umukunda, bikavugwa ko ngo ashyigikiwe n'aba banyarwanda gusa bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, nyine bari kurwana uburenganzira bwabo hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Bikongera bikavuga ko naramuka agize gutya wenda agahemukira ingabo za M23, kandi arizo n'ubundi zamuhaye ubutegetsi, nk'uko na mbere n'ubundi abanyarwanda rero baramuhaye ubutegetsi, ndetse na se Laurent Desire Kabila nawe akaba ari abanyarwanda baramuhaye ubutegetsi, yarangiza akabigarika. Bakavuga bati uko byagenda kose hazaba akantu hano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Hagati ya Joseph Kabila hazaba akantu na M23,
ndetse ibyo nibitanabaho wenda agakomeza kumvikana na M23 bagakomeza urugendo, hazaba akantu hagati ye na Perezida Felix Tshisekedi. Ngibyo ibi byose rero nk'uko biri kugenda bivugwa cyangwa se nk'uko biba bigenda biri gucashara ku mbuga nkoranyambaga, tukaba dukomeza kugenda tubigaruka tubiganiraho kugira ngo turebere hamwe cyangwa se dusesengure byimbitse turebera hamwe ese ibi byaba biri kuva he, byaba biri kwerekeza hehe. Hanyuma rero mu nkundi rero mbabwire ngo murakoze cyane kuba mwabanye nanjye, ibindi byo turaza kongera tuba tugaruka mu kanya twongera tuganira turebera hamwe biba biri kucaracara hano ku mbuga nkoranyambaga mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo by'umwihariko.